uretse impanuka ibindi byose nangwa se ibindi hafi ya byose bizanwa n'imyitwarire y'ikiremwa muntu. rimwe na rimwe John uzarebe ujya kwa muganga umuntu bakamwandikira nk'ibinini n'urugero yarangiza ngo abantu nabo ngo banza ibinini bampaye 50 ijana barabona nzabirangiza. Ese ukibaza muganga guha ibinini 50 yarandiwe ko yaguha kimwe yaguha 50 nazo ngo uzabinywa mu gihe kingana gutya uzabinywa gutya uzabikoresha gutya kubera kwaze ko abyo bizagira iki bizatuma ukira indwara. Reka ngurugire urumva gatoya kuri ibyo binini njye nabikozeho cyane urabizi ngira ngo niba ngo iyo umuntu afite tuberculose pulmonaire nangwa se yari yose ikaba confirme niba ngo baguheza ibinini uko byangana kose iyo bisibye iminsi runaka kubirya barongera bakubwira ngo tangira muri 0 iyo wonge inshuro zingahe bahita bagukarasa mu bantu bafite igituntu cy'igikato uzi ko none baraguhikingana iki noneho n'amezi menshi noneho kandi nabwo barakwizora nangwa se baragushyira ahantu utapfa guhura n'abandi mu buryo bworoheje niba ngo uri afite igituntu ariko none bakongera mu ijambo ngo ry'igikato nka cyagifungo cya burundu cy'umwihariko ukumva kubura ahantu ha wenyine none se kuko kiba cyanduza cyane. Rero reka wenda kuri ibyo buzima reka twicume tureke ku zindi ntego yaduteguriye hanyuma tugende tunabiganiraho kuko n'amasaha abagenda. Buriya intego ya mbere yari yongeyeyo yo kuba abantu babasha kuba mu buzima babashe kumenya uko bahagaze. Ikindi no kuba bagira plan bagategura uburyo bagomba kumara umwaka, plan y'umwaka. Icyo gihe iyo ukoze plan y'umwaka ni imwe mu bigufasha kugenda wubahiriza ya plan y'umwaka. Kuko usanga yuko abantu ubwo turimo turavuga nk'abantu bafite business cyangwa se abantu bafite ubucuruzi buciriritse, abantu bateganya gukora imishinga nk'iyo yo korora inkoko, yo korora ingurube, yo korora inka, bagomba kubanza bavate se ubu bworozi bwanjye ngiye gukora nzahorora mpereye ku nkoko zinganiye ese amafaranga azavayo. Ibyo byose iyo babikoze bakayinego bakabasha kugenda bazigama ya mafaranga ni imwe mu bituma babasha kugera kuri ya ntego baba bari bihaye. Ariko ibyo bisaba kugenda nyine babyubahiriza. Ariko ubwanareka nkubaze Bosco ese ni gute wabaho ubuzima bufite intego utinjiza udufaranga na dukeya nangwa se udafite akazi bati mwakagunye guplanifia burya tureka abafite business byo bamaze kugeraho bagera nubwo wenda hari n'abayifite ikabapfubana bagize hagati ariko bangabo umuntu yabakangura kongera kwisubiramo bakarya neza uburyo bayitangiye. Ariko ni gute wakangurira umuntu ngo planifia gutya nangwa se baho gutya atinjiza n'ibihumbi 5 wenda ku munsi nose ntihari ingo zibaho ugasanga umugabo n'umugore nta kazi bafite abo bantu ari gutera ibiraka ari gushakisha reka turabafite muri ntuza yacu. Reka mbasabe kino kibazo muze mugisubize wenda tubanze twatumikira ngo badutumye nanone niba ninashoboka banahere kuri ubutumwa bwawe nawe umubare badutumye warurimo hanyuma uze kudusubiza iki kibazo ni gute wa planifia ahazaza hawe nta mafaranga ubona revenue nta buryo ubona winjiza. Ibyo turabigaruka. Umva di hongera kavorime kiyo ndirimbo ndumva irimo ubutumwa bwiza. Nkiyumva nibutse ubuvumbuzi bwakozwe ku muti ufasha abantu babaswe n'inzoga n'itabi bagatandukana nabyo burundu. Ibyo nanjye narabimenye kuko ibyo byakozwe n'ikigo African Culture Medicine. Uwo muti bawita SGB Rukwata. Uyu muti ushobora kugutandukanya n'inzoga z'amoko yose zakubase ukagutandukanya n'urumogi ndetse n'andi moko yose y'itabi. Reka dutanga ubutumwa rega kuko ikigo African Culture Medicine kizi igihe aho wasanga umuti usenya kistudamibe witwa SGB gisabiko. Abafite ikibazo cyo kubura apeti, umugongo, hemoroide, infection mu mara ndetse n'izindi ndwara bagatandukana nabyo. Erega nibyo koko kuko mu kigo African Culture Medicine uhasanga n'umuti SGB Check-up ufasha koza inyama zo mu nda zirimo igifu n'amara ndetse n'izindi zitandukanye. Aha kandi uhasanga SGB Muzehe wa kazi umuti ufasha kuringaniza imisemburo ku bagabo bacika intege mu kuboneza amabanga y'urugo. Ugize amahirwe yo kugana ikigo African Culture Medicine ntuzataha utabajije SGB Kokomanga umuti ufasha kongera ubushake mu gihe cyo guhuza urugwiro hagati y'abashakanye. SGB imvura idahita
Vita uyu nawo ni umuti uvura ifumbi ku bagore ukanaringaniza imisemburo yabo ukanarinda ihindagurika ry'imihango n'ubabare mu mihango ndetse na za infection zitandukanye. Mu kigo African Culture Medicine ni naho kandi usanga amavuta avura indwara z'uruhu akoze mu mizi ya moringa n'igikakarubamba. Uhasanga kandi pomade ivura imitsi itajyana amaraso neza, abagira ibibazo by'ibinya, isereri, kubura ibitotsi, umunaniro, uburibwe bw'ingingo n'amagufa. Ikigo African Culture Medicine ugisanga mu mujyi wa Kigali i Nyabugogo ku mashyirahamwe harangwa n'icyapa cyanditseho ivuriro ry'imiti gakondo nyafurika. Hateganye neza naho imodoka zisohokera zijya mu ntara, ndetse ukaba wanarisanga mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana, akagari ka Bweramvura. Ukeneye kugana ikigo African Culture Medicine ndetse unashaka gusobanuza ibindi bitandukanye, hamagara kuri 0788 83 53 29 cyangwa 0783 93 54 47. Ushobora kandi no guhamagara kuri 0728 83 53 29. Twagarutse rero aho turi kumwe n'umuhanga mu buvuzi uturutse mu kigo cya African Culture nangwa se ubuvuzi mwimerere nyafurika nangwa se ubuvuzi gakondo mwimerere. Ajya niko bivuga. Ubuvuzi bwabayeho kuva na kera bwa gakondo. Urakoze cyane. Ariko cyane cyane twibanze hano iwacu muri Afrika kandi koko. Aha. Nigeze kumva atangira muri cya gihe cyashize. Avuga ati iyo umuntu ashatse kwangiriza ubuzima bwe aragenda agashyira mu biyobyabwenge noneho bigahita byangiriza plan y'ubuzima bwawe nangwa se bwa buzima bufite intego bwarimo kutubwira. Ukubona niba Shimboke urayizi? Shimboke niki? Ama umuti w'itabi itabi muri rero imisugungu guvuza nigifefeko nibagiwe reka tubyihorere. Ni nka byawe n'ibyawe kivuga ngo magirane nikasa ariko zirambye umuti umwe nangwa Shimboke imwe igura amafaranga mu Rwanda ni 50 ariko ubwo ingiyi niciriritse ntayigurisha nara hari n'igura 100 bita Danihire ubwo nihenze hari ni buri igura 300 kano kamafuti cyane kamogi nubwo mu Rwanda bo bakufatanye bagukanira ugukwiriye. Hanyuma none niba umuntu aguze umuti w'itabi umwe wa 50 ese byibuze niba harabakoresha ipaki igagura amafaranga ngahe abari mu tuntu 20 twagiye mu mibare rero mwihangane kuko twavuze ngo ukubaho ubuzima afite intego. Oya nawe uvuge nuba ngo imiti 20 none uguza agapaki kagura amafaranga ubwo ne bihumbi turafata 50 dukube na 20 n'igihumbi. Urabona ariko harimo amangoto amwe n'abarenza agapaki harimo akoresha nk'udupaki nka 2. Oya ni paki abantu banywa inzoga cyane abantu banywa inzoga abantu bageze ku ipaki 2 ni bake cyane. Ubu ni hagati y'ipaki n'igice guhera kuri 5 kuzamura kugeza ku mapaki 2 ariko nta wamara 3 ntawe nayo nabona. Ariko abantu banywa kenshi abantu banywa inzoga abakongeza buri kanya yarari gukora reka yikore neza uraza kubona uburyo hariho ikintu bita isesagura ishobora gutuma umuntu atagera ku buri bwa buzima ufite intego. None se niba itabi rimwe niba ari amafaranga 50 mu paki rimwe hakaba harimo amatabi 20 nukuba n'amafaranga 50 urasanga ari 1000 si 1000 amafaranga 1000 byibuze ku munsi ugomba gusohora. Ngiye kubibara neza 50 ku muti w'itabi umwe kandi ku munsi ukaba bashobora kubanywa agapaki gahwanye n'1000. Ariko itabi ryana n'inzoga noneho n'inzoga inzoga birajyana mutayibagiye. Oya turetse kubara iby'inzoga noneho ahakangaka ni ku munsi. None niba ari ku munsi ubwo turakubona imisi 30 ubwo turabona ibihumbi bingahe? Turabona ibihumbi 30. Warebye turabona ibihumbi 30 mu kwezi. Harimo inkoko zingahe? wahita ukuba inkoko urebe ukwereka ukuntu abantu babaho mu buzima budafite intego ahubwo ari ubwo kwangiza amafaranga ari ubwo kwangiza gusa nkuko n'ibihumbi bibiri ukube na ufate nabirebye hano harimo inkoko 15 inkoko 15 zaba zifite amafaranga angahe noneho bari uwo muntu tukiraho hano mu byukuri harimo inkoko 15 si harimo inkoko 15 noneho tukiraho aba harabona akira mvura bafite imyaka 20 bamwe baranywe itabi noneho kuba ibyo bihumbi 3 ukube n'imyaka 20 ureba amafaranga reka tugire minimum byuze tugire 10 buretse tugire 10 oya no icyo dushaka gusanga oya yakubaka aramye ngo mbikube n'umwaka niba ngo hano ni mu kwezi hano ni nshaka kubikuba n'umwaka ndakuba
na 12. ni ku mwaka kangahe? ugira amezi 12. aha ubwo nuvuga ngo turafata ibihumbi bingahe 30 tubikube na 12 ibihumbi 300 ewe 360 ariko ibihumbi 360 harimo ifamu y'inkoko kugiye kingana iki ku mwaka noneho kubaza nkoko ubwo zaba zaranabyaye zarateye yarari amafaranga yaragize ati nabwo ngo ufite ifamu no yaba yaravuye ku nkoko ari ku nka ari kugira ariko nka gusa sebwo afite amasamba afite amazu afite n'ibindi byose harimo inkoko 180 inkoko 180 noneho urumva inkoko 180 izi nkoko 180 harimo inkoko 180 nibi y'inkoko itera byibuze ku munsi ukumva ko ku munsi na amagi 180 urukumva 180 ni 180 ariko ku munsi agomba kurara agurishije amagi zateye ni 180 ku munsi urukumva ko ntari menshi amagi hano birakomeye none se hano kugira ngo tubone ukwezi kumwe uretse hano tubone ukwezi kumwe turakubona 30 ukubye ibihumbi ibingahe 18 bya buri munsi zizajya zinjiza oya ibinta nuvuga ngo niba ari nkoko 180 yego inkoko imwe ubwo igira imitwa bari ku ijana ibihumbi 18 kora kayabo nikomeza ubare noneho ukube n'umwaka ureba inyungu azaba afite hakoze ko abantu bamugani bashize umva ibyo nafashe umwanya wo kubyicarira mbere yuko njya gushaka rukwata urumva izajya ikuramo ya nikotine igakuramo alukoro umuntu akava ibuzima akajya ibuntu kongera akabyimira imibare ifatika nta gusesagura ko bikaze noneho warurebe uraza gusanga abantu benshi bari mu ko abantu wamugani abantu bashize iyi mibare uyikwikiye wasanga mu by'ukuri nta buta iyi mibare yo uyibaze wasanga itabi noneho ubwo ngubwo amaze kubona amafaranga yajya yinjiza noneho ku muntu umaze imyaka wabonye ko ku mwaka ari 300 na 60 nuba ngo rero hano ku kwezi niba iyi nkoko itera izi nkoko 180 zitera buri nkoko igira rimwe urakubona 30 uze kubona ibihumbi magana 540 nuko base noneho n'amezi 12 reka nkube na 12 noneho rero uzi ko abantu bashize miliyoni 6,480 miliyoni 6,480 mu gihe kingana iki mu gihe cy'umwaka yaba amaze kuzibona ibi biteye ubwoba reka tuze dutange n'umwanya w'abahamagara twakira ni kuri 0,8 biteye ubwoba baze badufashe uzi ko abantu bashize jo uzi ko abantu bashize ni kuri 0,8 kandi ubu twibukiranya ko twavuze ku itabi gusa ntitwagiye kuri za nzoga sasa ntabwo twavuze inzoga kuko buryo uzara umuntu niyo agiye kujya muri restaurant akenshi arya afatana ka fanta nta buryo gusa gutyo none se ubwo ko wagiye kwisigara ya senkani iyo ujya ku rumogi rwa Truwas ngo bari gutuma umuntu umutima uhagarara ubwoba ni kuri 0,841 tukiri aho rero kuri iki kiganiro gifite ubuzima bufite intego naboneraho no gusobanura zimwe mu ndwara zindi mvura noneho mu kanya tukabaya kuko turenda kugera mu musozo w'ikiganiro ubusanzwe mvura abo bantu nyine banywa itabi banywa inzoga se banywa urumogi ariko nkabasha no kuvura abantu barwaye amibe bafite ibibazo byo kutagira apeti kutituma neza kugira ibirungurira cyangwa guciragura cyangwa kugira isesemi cyangwa kugira icyo nita constipation cyangwa kugira imatwe cyangwa kugira icyo nita gucika umugongo kuko burya amibe ica umugongo ikindi hari no kuvura abantu barwaye igifu kuko amibe ni imwe mu bituma abantu igifu cyabo kidakora neza ariko icyo gihe nkuvura amibe nkaguha n'imiti ifasha igifu yemwe nkaguha n'ufasha amara ku buryo umubiri wongera ugakora neza nkakora no ku bantu bafite ibibazo by'imitsi ibibazo by'isereri abantu babura ibitotsi abantu bafite ingorane zo kugira ibibazo by'isereri cyangwa abantu bakunda kugira ibinya cyangwa icyo twita rubagimpande ibyo ni imiti dufite dukora mu ivuriro ry'imiti gakondo nyafurika Nyabugogo bonereho gusobanurira abantu rero ko abafite uburwayi ntibakomeze guheranwa n'agahinda kuko tugomba kubafasha turiho kubera bo kugira ngo tubashe kubafasha bagire ubuzima bafite intego bari n'abazima urakoze cyane uratuma nkubaza ikibazo nigeze kumva mu kirango cyawe ko nawe urabaza
ndabaza nyine Baza. Ukoze hari mu ikibazo koza. hari ikibazo njye mfite mu kirango cyawe hari ikintu bavuze ngo uzahasanga ngo umuti witwa muzee wa kazi ikindi ngo mvura idahita ngo SGB mvura idahita niba ari na SGB muzee wa kazi ibyo bintu aho ko birimo ngaho imizibizo ndabasha gusobanura kuko buri ikintu cyitwa umuco cyangwa gakondo ni ikintu kinini hari ubwo mvuze ngo SGB Rwata cyangwa se SGB mvura idahita ubwo mvuze nko ku badamu bafite ikibazo cy'indagurika ry'imisemburo bakunze kujya mu mihango baribwa cyangwa se bakunda kubabara mu kiziba cy'inda cyangwa se bafite ingorane zo kubura imihango cyangwa bayijyamo baribwa cyangwa ihindagurika cyangwa bakunda kugira ingorane zo kubura santima kuko uko umudamu agiye muri onapo hari igihe santima zigabanuka ni muri rwego rero tubaha imiti ibafasha kugira ngo bongere kugira imisemburo babashe gukomeza kubahiriza inshingano z'urugo hagati y'abashakanye mu gihe bari guhuza urugwiro ibyo ni ukuvuga ngo habaho ubwo ni mu buryo bwo kubisobanura mu guhuza urugwiro ni mu gihe cyo gutera akabariro ngira ngo wenda abantu bazi guhuza urugwiro ni ibintu biba bimeze gute no kuganira no kugira gute ariko ni ibyo ngicyo mashatse kuvuga numva gutera akabari abantu bose babizi hano hari umugabo niyo nyito ufite imizimizo ariko SGB ngo muzee wa kazi muzee wa kazi no SGB muzee wa kazi ni umuti w'abagabo ubasha gutuma utangira ikivi ukacyusa ku buryo umugore arara gupfumbase bukarinda bushya akaguha n'ibyo byose kubera ko burya iyo watangiye ikivuka gicagasa burya uba wishakazi uzi ingorane zihaba se John burya umugongo asigara babara umugongo no kubara mu kiziba cy'inda no kurwara umutwe kubera ko akazi hatakozwe neza ubwo rero hagati yacu n'abagabo banyegere mbafashe kugira ngo bakore akazi muri make muri urabizi ngo santima rwose ziyongera akora akazi neza muri ya mizimizo natwe rero twagiraga duciga ibyo bita letre ibyo bavuga byo guhuza urugwiro no kugira inoza no gutera akabariro twabyitaga muri laboratoire ni ukuvuga ngo ugiye muri laboratoire ukajya gutegura amatsiri ugomba kugenda wizeye neza kuri buzitunganye neza zikavamo zinogeye ubwo abantu bari muri laboratoire ugomba kugenda ukajya muri laboratoire ikaba imeze neza ukayitunganya ku buryo umuntu atari buze kuvuga ati izi matsiri ko zitagenze neza nta handi ni hari muri African College reka rero nongere mbahe nomero zanjye yego kuko ubu hari abankurikiye bateganya kuzaza kwivuza cyangwa se bakeneye kunsobanuza bihagije bashaka agakaramu bakazandika kugira ngo batazayoba cyangwa se bakahura n'ingorane zo kubura aho iryo vuriro riherereye ubundi ni 0788 82 mbese ubwo ni 83 kugira ngo biborohere 35 32 9 yego noneho hakazaho na Tigo ku bafite Tigo ni 07 mu 2 bagashyiraho 82 35 329 ubwo nuvuga ngo ni MTN na Tigo niyo mirongo nkoresha ni MTN ugakuramo 8 ugashyiramo 2 nuko wabimenye ukaba ari Tigo noneho ubwo kabageze kwa muganga Rukwata cyangwa se Sibomana Jean Bosco akagufasha mu kuguha SGB muzee wa kazi SGB muzee noza mvura idahita cyangwa se umuti wo kureka itabi n'umwubwo buryo ngenda mbafasha n'izindi ndwara zose baba bafite nk'imwe twakomeje bijyanye n'ubuzima ikibazo cyose ufite mu buzima ariko bwana bose ko uretse ibintu nigeze kumva ngo hari n'indi mirimo ushinzwe y'ubuvuzi gakondo nyafurika nyangwa nabyo tuzabifatira ikindi gihe cyangwa se nabyo ubusanzwe ku bigendanye n'ubuvuzi ndi n'umuyobozi w'abavuzi gakondo mu ishyirahamwe bita Umuhaga International Medicine akaba ari umuryango mugari w'abavuzi gakondo mu rwego rwo guhana ibitekerezo cyangwa se kubaka ubumenyi kugira ngo tubashe kunoza umwuga dukora ibyo nabyo ni bimwe mu byo nkora ikindi buriya ndi n'umuhanzi mu njyana gakondo wavuze ko uri n'umuhanzi ibyo tuzabiganira wenda ubutaha cyangwa mfuze mbahe noza indirimbo wumva uko ndirimba njye nzagutumira ndabyemeye ucishaho indirimbo numve ndirimbira abageni kandi burya
hari no kuntu niyo bibaye ngombwa njya gusabira n'abantu nkabasubira bagenda. Uzi uyu mugabo ndabimwemerera kuko nta mugabo kwita uvuga ngo muzehe wa kazi ngo mvura idahita afite ahantu abikomoka urumva adafite inganzo ibintu byose bigira isoko. reka tubabwiye ko nta wundi ni Bosco cyangwa se Jean Bosco ukora muri African Culture akaba n'umuyobozi muri Umuwaga aho bashinzwe kuvura ariko bakoresheje ibimera Imana yaremye guhera muri Edeni ubundi Imana yahaye umuntu ngo ajye akoresha ibimera. Abo ngabo re ntahandi wabasanga ni hano Nyabugogo hari mwaje kumva kuri ya adresse ya 0783 35 32 9. Sinatuganya no ku musozo. Murakoze cyane reka tubashimire bwana Bosco. Murakoze kuba mwatubaye hafi mu kiganiro nakagaruka kandi ni byiza gukomeza gukurikirana ikiganiro cy'urubuga uruziga rw'ubuzima. Mu kiganiro gifite ubuzima bufite intego nakagaruka naho kuwa gatatu ariko no kuwa gatanu hari igihe twagaruka. Ego igihe cyose ngira ngo twagutumira waza cyane rwose ndahari. Urakoze cyane. Tutibagiwe n'abatumirwa beza Imana ibahe umugisha na hejo nk'aya masaha. Bye bye. Umva di ongera akavorime k'iyo ndirimbo ndumva irimo ubutumwa bwiza. Nkiyumva nibutse ubuvumbuzi bwakozwe ku muti ufasha abantu babaswe n'inzoga n'itabi bagatandukana nabyo burundu. Ibyo nanjye narabimenye kuko ibyo byakozwe n'ikigo African Culture Medicine. Uwo muti bawita SGB Rukwata. Uyu muti ushobora kugutandukanya n'inzoga z'amoko yose zakubase ukagutandukanya n'urumogi ndetse n'andi moko yose y'itabi. Reka dutanga ubutumwa rega kuko ikigo African Culture Medicine kiziye igihe aho wasanga umuti usenya Kistudamibe witwa SGB Gisabiko. Abafite ikibazo cyo kubura apeti, umugongo, hemoroide, infection mu mara ndetse n'izindi ndwara bagatandukana nabyo. Erega nibyo koko kuko mu kigo African Culture Medicine uhasanga n'umuti SGB Checkup ufasha koza inyama zo mu nda zirimo igifu n'amara ndetse n'izindi zitandukanye. Aha kandi uhasanga SGB Muzehe wa kazi umuti ufasha kuringaniza imisemburo ku bagabo bacika intege mu kuboneza amabanga y'urugo. Ugize amahirwe yo kugana ikigo African Culture Medicine ntuzataha utabajije SGB Kokomanga umuti ufasha kongera ubushake mu gihe cyo guhuza urugwiro hagati y'abashakanye. SGB imvura idahita uyu nawo ni umuti uvura ifumbi ku bagore ukanaringaniza imisemburo yabo ukanarinda ihindagurika ry'imihango n'ubabare mu mihango ndetse na za infection zitandukanye. Mu kigo African Culture Medicine ni naho kandi usanga amavuta avura indwara z'uruhu akoze mu mizi ya moringa n'igikakarubamba. Uhasanga kandi pomade ivura imitsi itajyana amaraso neza, abagira ibibazo by'ibinya, isereri, kubura ibitotsi, umunaniro, uburibwe bw'ingingo n'amagufa. Ikigo African Culture Medicine ugisanga mu mujyi wa Kigali i Nyabugogo ku mashyirahamwe harangwa n'icyapa cyanditseho ivuriro ry'imiti gakondo Nyafrika. Hateganye neza naho imodoka zisohokera zijya mu ntara ndetse ukaba wanarisanga mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana akagari ka Bweramvura. Ukeneye kugana ikigo African Culture Medicine ndetse unashaka gusobanuza ibindi bitandukanye hamagara kuri 0788 83 53 29 cyangwa 0783 93 54 47. Ushobora kandi no guhamagara kuri 0728 83 53 29.